yo bavuga banzuje ugire n'umubare rero urundarungara gutya ibicece ibibere byaratatse reba neza ayo mabona ari ngureba inguni ziri niyo mpamvu ceceka sheri rero bana bateye neza kina n'abana yambere icyanzu yambere icyanzu uwo yitu ngaho genda umurebe basi genda umurebe ngaho genda umurebe akira ewe tayijugunye gura amafaranga menshi cyane kwiga angahe si ya ni muyange igende ni muyange bugiye ariko ntagara yawe na ya David urasebye kwinjira mu rugo rwanjye ukaza kurwaniramo ndakwinginze mba nkoze amakosa nanjye ndi umuntu hari ikintu umuntu adashobora kwihangana abakozi bakumvise uwakubwira ibintu uriya mwana w'umukobwa aba yarankoreye ntabwo nigeze nguha umwanya ngo tuganire ariko mu by'ukuri kuri iyi nshuro mbigucesheje oya ndagusabye nawe nta muntu bitabaho ibi ngibi bibaho winyumva nabi ko naje gutera urugo rwawe waraye uzinyoye zivanze mbwira ko twatangiriye kuri amusteri wowe wabigenje ute ese nibura ntabwo ushobora kumpa umwanya nibura nkagusubiza nkakubwira ibintebe ibi byose nkora uburyo uza kurwana n'umwana mu mwanya ngusobanurire ntiwikumva ko ndi umunyamakosa uribuka ka gahungu nakubwiraga kitwa David urakibuka nigeze kukakuganiriza urabyibuka ibyo bintu unakaziho twagiye tugiganiraho ibyo bintu nimba wibuka neza njyewe ntabwo ino depression mfite ntabwo nayitewe na David ndara mu kabari sinyiryama reba isaha reba hano amasaha ageze sindaryama bunyereyeho kubera iri akabwera iyi ni depression mfite ubuse ndakomeza nkugira inshuti yanjye niba uva mu kabari direct chez moi erega nta kintu kitagira iherezo iri ndimo ndabicama ariko ni iby'igihe gito niyo mpamvu mbonye uriya mukobwa numva mbuze n'ikintu mukorera iyo utahaba buriya numvaga ubwonko bwanjye butari gukora neza ubwo se yakugerezaga he bituma ko kuza kurwanira n'umwana wagiye urekura ibyo birikora sheri ibyo ni ibintu byikora ntabwo wangaya n'undi wese byamubaho urumva ariko uraza kumbabarira kuko nateye urugo rwawe sorry ariko nawe uhe agaciro k'ibibazo nanjye ndimo ntabwo binyoroheye sindyama sinjya nara mu kabari amatabi amayoga urabona amaherezo yanjye urabona arayahe ariko ntacyo kubera umuhungu gusa bibaho kubera umuhungu bibaho urumva waramushoye suri mu rugo rwawe se nawe ejo cyangwa ejo bundi uzareba ko bigenda urangaye wintege iminsi ntabwo nyiguteze ariko twese turi abantu sawa yahoraga mbwira yambere icyanzu uwo yituma niwe wambereye icyanzu yambereye icyanzu niko mu cyumba cyacu uri murakora ndi gusasa kuva ryari dusasira ko mwabujangiye ko mana yanjye nzakora iki koko wowe mu cyumba cyacu ni mwabujangiye uza kudusasira ni mwabuje none se n'umugore wanjye niba narongoye ndakubaza soka kandi sinzongere gukora mu cyumba cyacu urabyumva soka soka ndabyikorera mana yanjye uyu mugore nzamugire umukozi kuza kudusasira mu cyumba uyu muco n'izi ngeso harya ngo nukuriye ibigezweho hari n'igihe nzatanga asanga noneho anaburyamyemo kuko ndi kubona
kugira ngo umukozi aze kudusasira mu cyumba twinjire mu cyumba cye nabyikorera ariko umugore we sinzi Shakira ibaza ibyo Cynthia yarayadukoze uriya yadutobeye yazanye umugabo aranywa akanywa nk'uwicariye umwobo menya yagendaga akananywa akongera akagaruka akaruka yatuvangiye rwose buriya yatwiciye vibe mana yatuvanze ibintu yadukoreye nta nubwo birasohoka mu buzima se buriya yahamagaraga umugabo we ngo aze gukora iki umutwe wandiye nibaza niba ari n'ubu ndacyumva ndembye pe reka nkubwire uriya mugore tumukure muri temu umwana kandi ariyo gahunda ese buriya aba yumva ari we washatse ngese wanjye komba buriya ntabyo uzi nari naje yo mana sinzi ko nabikubwiye ngese wanjye komba namusize ajya kutuzanaho abagabo turabayobewe kandi diro uri kugira ngo murekane n'abagabo banyu mumbabarire tujye twicara ntihakagire umunzanaho stafu z'abagabo banyu tuba turi mu byacu iby'abagabo oya nanjye ntabwo nazana umugabo kubera ko utamugira yewe aho kugira ngo nzane uwanjye bigutera ishyari bikuvange umbihirize ewa reka nkubwire yewe neza biteze nsawa neza nawe suzanya ryawe biteze kunsuza ni ikibazo aha nabusuhuza noneho kugira ngo tugende kare bisigaye hano bikomeye reka ndebe ko hari agasosi nsiga nkagize gutya nsiga wenda umukozi ari busonge gusa nawe bisigaye bikomeye barandeze bagize bate ewe byarakomeye se byari ukuntu urimo urabeshya Shakira umuntu waje kuroganganira reka mbikurikirane Shakira na gakeje nta kibazo noneho sigara uganiriza okay nari noneho reka wowe turaza kongera mu kanya reka ngireho Shakira n'ubwo wemeye niba kubeshya ngo wabyemeye ntabwo ajya mbeshya ariko assistant ndamutse bavukana injuga agira na stories nyine ntabwo ajya baramo ibintu byo kubeshya none se bimeze biti bimeze neza yeah I'm good you good I'm okay bimeze bite sahandi ni ibisanzwe turaho nyine i Kigali ishimiye kongera kwicarana nawe nkaganira nawe bite kandi atari yakuzanye none se hano rega ni nko mu rugo ko nyine waje kureba sister nagangiye wakuzanye nawe ariko uri gushobora kuba inshuti yanjye se nibi bya danje nta bidanje birimo nta bidanje ariko nyine igihe bya none se umeze neza ariko yemeze neza nani none se soni ufite neza iki umuntu ungana nawe se agira isoni washaka gusebya umuntu w'umugabo koko abonye umugabo ugira isoni umugore reka ntabwo biba bibwe n'icyo ufite isoni ganira nyine nk'umuntu w'umugabo ntabwo ntuzifite ntabwo uri kuki ufite isoni nta soni mfite nta soni mfite ahubwo se ganiriza dore namaje basa urasa neza by the way thank you yeah amakuru y'abavandimwe baraho bose bameze neza Imana ishimwe uri umwaka ni mwinshi utumva amakuru y'umuntu utamenya wagwani ntabwo biba byoroshye nabifatiye noneho Shakira ndakwifatiye nari narabikubwiye ntunyitambike mva imbere ntunyitambike mvanze ndwane n'iyi ndaya nari narabibwiye ko umunsi nayigufatiye Valentine ntaje umuhondo ushaho ngaho gishasha mva aho ndengwereka ukuntu nkubita rino shano nararyamye nari narabiribwiye ese waretse nkakubita ino ndaye usanze akoze iki nawe usanze muri gusomana ko kameze n'ibijisho bibi gusa bimeze nk'ibyo
nzakwica wowe nzakwica kuri sheri wanjye nkagukubita noneho ubwo bushyano bwawe ukubitane ngaho ngwino ndakura ariko nkuhereze uri kurwanira iki uri kurwanira iki kurwanira umugabo wanjye we umugabo wawe ese mufitanye isezerano iyo ntambara yawe izarangira ryari madamu iyo ntambara yawe izarangira ryari Shakira Manzi we shumva mubwire ngiye ndambiye guhora nza hano hora ntogana n'umukobwa ukonje hano nahagera nkahura n'uyu mukobwa tugahora turwanira ahangaha ubundi se amaherezo urabona ari ayahe ariko mujya mwibuka ko hari wanjye Manzi Manzi ako sise ngiye n'ingi uteje izaga zose ndambiye guhora twana n'uyu mukobwa uko atsanze muri uru rugo uko mpamusanze guhora duterana amagambo amaherezo nayahe gira uko ubikemura wowe gira uko ubikemura bazima ko mbanze kugira abantu uko ubikemura nkemurikiza none se urabona ngiye ndi umuntu guhora ndwana n'akara gakobwa nyine se we wabyibajije wagiye ari kuba classe ukiminjiramo agafu gaho ndebera Manzi reba nawe reba imyitwarire ye Manzi yego ko ariko mana we wowe sheri wawe yitwa ntawe kwibwira se mukuruza reka nkubwire uretse nawe umbwira ngo ni intota abana nawe ubwawe ntiworoshye kuki urushwana n'abana wagiye wifata none bigende gute okay Manzi fata uwiwawe musohoka bibe ubwa mbere n'ubwa nyuma numva induru iwanjye Shakira dukundane ukundi none se tujye dushwanira hanze mu mabyeri dushwanire mu mabuwate we gushwanira mu nzu yawe ntabwo iyo uzi ukambaza ikintu uko byari ntabyo ibyo tuzabivuga ariko njye ndambiye guhora nshwana n'aka gakobwa ngwino tugende buranisha tunagende byo usindishije mbere iby'urugo rwanjye ubifashe oya nuko yahoraga ambwira yambereye icyanzu yambereye icyanzu uwo yituma niwe wambereye icyanzu yambereye icyanzu yambereye icyanzu bare ni ukuvuga ngo hari igihe rwose urabizi ko nihangana bishoboka ntabwo ntagize imyaka 15 ndi kumva bigeza ndi kumva naniwe pe ariko umve ngo ndananiwe reka nkubwire uzi ko bigeze ahantu abwira umukozi ngo namba icyo ateka. Excuse me? Ni Jolie nziza? Kubwira umukozi ngo uze kumwaza icyo ateka giye ndi buze kuri giyo nagiye. Ibyo ntibihagije. Kugeza nubwo asigaye yohereza umukozi kuza gutunganya icyumba cyacu akaba ari unasasa. None se musaza were urahanga. Ukazwa musanga hanga. N'indayaze barimo barabyina muri salo. Watangira kuvuga mushiki bakatazamuka hejuru ngo ndeke musaza we ngo ni mutungo yabo ngo ibiki nibiki. Mugabo zo kubeshya. Ibyo ari byo byose buriya Abanyarwanda nibo bavuze ngo zirara zishya bwacya zikazima. Ntuzigere utekereza ko ari wowe wenyine. Yego birababaje. Ariko ujye wibuka ko buriya abantu bavukiye mu miryango ikomeye hari n'ibyo wita ko agusuzuguye nyamara ari bwo buzima bwabo kuko hari ibintu baba bumva nta kibazo. Rero ukwiye kwihangana kandi buriya ntabwo twese biba ari shyashya. Urabizi ko nkurusha imyaka 2 y'urushako ariko nyine biba ari hasi hejuru wakwihangana. Oya. Bano bango barabangwa muri saririra ariko nanone hari ibintu ugerageza kugereranya. Sibyo? Ntabwo afata ko pare yagugeranye n'iyacu. Kandi nakubeshye
iyo mitungo bavuga muri imyaka 15 yataza kuba ngewe, muri imyaka 15 bazagura undi mugabo utari ngewe, ndakubwiza ukuri uyu munsi wabasariza ku muhanda. Mugabo urakoze cyane kuvuga kuri icyo kintu. Buriya uramutse ufashe umwanzuro wo gusenya n'imvune nzi wavunikiye muri uyu muryango, ntabwo waba utekereje neza, ahubwo wagerageza ukihangana. Nihangana ngeze ryari? Ko numva naniwe, ko numva uzi ko nsigaye njya no gutaka umugore nkavuga nabitekereza ngo nakigumira mu kazi. Mugabo, come on. Jewe uribuka ko maze imyaka 17. Ntabwo iyo myaka yose wagendaga ahantu hashashe. Habamo ahazamuka, ahamanuka, ahatambika. Rero iyo nibutse imvune wagize muri umuryango, ndabizi uri umukozi mugabo. Uri umukozi kandi uzi kwihangana. Ndabizi kuko twarabyirukanye. Niyo mpamvu wantoranije kugira ngo nkubere pare. Rero ihangane kuri inshuro pe. Imyaka mugezemo y'urushako niyo myaka myiza yo gutangira kwenjoyinga ibyo mwubatse. Kandi urabizi imbaraga wahatakarije. Mugabo mbabarira wihangane. Yes, pare. Jolie. Oui. Long time. Muraho. Urasa neza. Merci. Urasa neza cyane. Murakoze. Chérie, nzite. Biteze. Cara hano. Kutishimye. Cara ariko. Pare wamugize ute? Ndarengana. Ibyabasheri nabyivangamo. Chérie mbangukumbuye ariko. Ndimo nibyo nakubwiraga. Siko ibintu yabirakariyemo. Reba. Jolie wari uzi kera, sibyo? Reba imyambaro asigaye. Ndebe nasigaye mba ku maguru. Usatana kwa nama ariko tubona ara ku muhanda bicuruza. Ibyo se bije biti? Jolie. Ibyo se ni ikibazo? Mwari muri kumvuga ariko si binatangiye nona. Bitese rwe ntamakuru. Ntabwo twakuvugaga nabi. Ariko urabizi ko muri uru rugo sindi umushyitsi. Marene ndisanze. Bitese Marene. Marene ameze neza. Abana yamwiye mu gusuhuza. Amaze iminsi mu tuntu twinshi. Niyo mpamvu tutazanye, hari utuntu awugiyemo. Chérie uko utamwakiriye si bakwakirije ikiziye yemeze neza. Nta kibazo, nta bisanganwa nk'amagambo kandi hano mwihangane mbita abana banjye ko ndi pare. Yes. Rero nta kibazo rwose banyakiriye sanze maze akanya. Oya nta n'ibyo guca ku ruhande gereka mbivuge sibyo. Bitewe n'ibimaze iminsi birahangane ki byose. Usanze pare namuhamagaye kugira ngo nyine mubwire ibibazo uburyo tubanye mu ko butabanejeje bashimije agasuzugurwa ahangaha n'ikibazo turimo tuvuga. Ninde se wagusuzuguye muri uru rugo? Ntabwo umukozi aba yatetse. Uranyumva ibyo nakubwiraga? Wabyumvishe? Ngo ntabwo umukozi aba yatetse. Ateka se no kuvuga ngo kuva ryari umukozi rero nashatse. Ntabwo kuva ryari umukozi ari ugomba ari njye baza kubaza ngo urateka iki? Ngo uraza kurya iyo wagiye. Kugeza nubwo asigaza mu cyumba cyacu. Akaza gusasa, akaza kuhatunganya, akaza kugira gute? Mbega umeze nkaho utagihari, meze nk'umuntu uri mu nzu ngenyine, meze nk'umuntu udafite umugore, meze nk'umuntu utarashatse. None se ntiyabikoze. Vava niba tashashe cyangwa se cyo ndamushwanya. Vava ufite urufunguzo ngo njye kureba cyangwa harafunguye. Azambwire ubwo wasanga atanatene pasi. Vava Shera nawe siga nsuzugura. Ubu niba atahashashe niyo mpamvu atari no kunyitaba. Vava Jolie. Oui, pare. Akwihangana se mukampakanya. Umukozi aje serekaze abanza ambwira ko ntatashashe buriya buriri. Atanatetse. Yarega umukozi hari ibintu ativangamo. Izi na aferi z'umuryango ntabwo umukozi aba akwiye kubizamo.
none shirarandakarira Jolie. nari nigiriye awutu ndavuga ngo musiga mbimutondekeye ndamubwira ngo hamagara sebuja amubaze niba ari amafiriti niba ari iki ariko ajya akunda n'ibirayi bitogosheje nsiga mubwiye ibintu byose hari amashuka ku mugozi yagombaga kwinjiza akayatera ipasi agasasira sheri kuko mugira ngo umuntu yubaka tubundi Jolie ko umukozi muhemba ayo yansaba yose wambabarira basuka amakanya gato se ndahita mwirukana rero nizanira abakozi bo muri kampani niba kandi Jolie mfite icyizere kingana gute muri uyu muryango parise si watuboneye izuba nyine si wowe wabanjije gushaka ntabwo ubu turusha experience muri byose Jolie ntekereza ko ari nako na sheri abizi usanze maze akanya nganira na mugabo ambwira ibibazo biri muri uru rugo ariko nta kibazo gihari pe ntacyo ntega amatwi nusanga hari ibyo yabeshye uramunyomoza ariko gicyanzanye hano nk'uko mugabo yantoranije kugira ngo mubere pari kuri jye ndi umubyeyi w'uru rugo rero ntabwo nabona kaba mugani w'ikinyarwanda ngo usenyurwe umutiza umuhoro ntabwo nkwiye kuza muri abo ngabo Jolie ko mbona wahindutse byagenze gute nawe ndebera ibisesi ndebera ku myaka ye kwambara nk'abanyaka 15 ibi ariko numva nk'imyaka 12 bande ku muhanda nabo sibyo narabikubwiye ko mbikunda uranyereye imvugo ze nk'uko wazumvishe inshingano z'urugo zose ni umukozi yazihariye we nuko ngo ntagakira umugore wawe sibyo nukwigurukira nukuba yanyweye ngo yagiye gutwika ahangaha ngo ibiki n'ibiki ngo umukozi ngo yashashe ngo se ngo yatetse ibaze none se niba dufite amafaranga pare urabizi ko urugo rwacu rufite amafaranga urabizi ko muri ubu buzima ufite amafaranga nta kintu utakoresha ubwo kuba nasiga umukozi nkamubwira ngo akore ibi none se ibi nibyo bihenze tuguze rero mbagira inama jewe ndabikunda nzabyambara biranambera rwose n'abashuti banjye bose baratwambara ngiye sinakwikura mu kigare cyanjye ngo njye ngenda ukuguru kwambaye ubusa ariko uyu ni umurimbo c'est simple chérie mva pare wikwirirwa vunika gina ngo nabyumva yuko tutari n'ibyo turimo kuvuga we ntaga byumva sibyo nta gitanga umwanya kugira ngo atege umuntu amatwi nuko wameze nk'umuntu uri muri etage ya mbere uri muri etage ya kabiri sibyo nta no guhuza bigihari byararangiye abantu bazajya bavuga ko uzamuka ntabwo bakure mbawunde kurwa nkwereke mbawunde ko ushaka ngo mbawunde ko ngira kunginze mbawunde ntabwo nakona parera ariko mbawunde ko kwihanganye ko iki kigo cyo kuduzugwa kigakabyiza ndakima rugaho rupaye witwa ariko wamuretse nawe kaza afu ya manzi ako mbawunde ko mbawunde ko birakora umusaza wanjye nawe birakora Jolie ibi ni ibibazo by'umuryango ibishyiramo umusaza wawe umusaza wanjye rero muveho ubijije se kwiva gabanya uburakari ndakurira musaza wanjye gabanya uburakari manzi ndakurira musaza wanjye agamusha ariko bakore manzi basi mwanyubashye uranda bari banyishinze mureke azoze urabujya mukoreke mureke ntibashaka no kurwana mushobora kunyuba ubundi ibibazo mu guteje aho reba bera yanjye reba bera nayo witonde manzi mwihorere icyo mukorera arakiza wirwana n'amafaranga manzi wirwana n'amafaranga yacu mani wirwana n'amafaranga iki ariko iki wirwana n'amafaranga yacu ikintu nakora njyewe ndakiza brada yihorere mwihorere paresi uri hariya nta muntu urwana n'amafaranga ngo yaneshe nta muntu urwana n'amafaranga ngo yaneshe nta muntu wanesha amafaranga uravuga ukagira ngo muzi nuko bayakorera uretse kumenya kuyarya gusa wayakoreye ni data imyaka 15 shaho
bofure kandi muzane ariko agasuzuguro ndakureye kumana muzane zimano kandi uzabyicuza ntabwo hano habyintererwa wabona murya wagira ngo muzi no kubikora yasi imyaka 15 se yarahari Teka nigende ndiko nigende mwihorere umubisi irya mbere n'irya nyuma ndaje mfata telefone mwese aho mushobora kwisanga mupara nakubwiye ko igihe cy'ubwitekerezo aho guca ubwenge bwo gukora amafaranga no kurya gusa ngo songo yarasize n'iki muzi ko amashuri aba yaraye cyangwa se izo umuntu aba yiriwe ibyo turya ntibizashira bifite umuzi we ahubwo ibyo turya ni ibyaso ni iby'iwanyu hanyuma se hanyuma se ntabigiye ngo mbikore amafaranga byara yari mwabona abundi babiretse tugapfa ubundi uzi ko ari wowe ukora wenyine niwo ukora wenyine nuzi gukora mukora cyose kurya gusa niyo wasohoka ijoro ugasohokana na pare wawe ibintu byakwiyongera mwambabariye tukubabarira si cyo ubantu bisudahari mwambabariye Jolie najana nje kugukubita ko nese ubantu bisudahari ubwo nibyo wamwigishije ubwo waramubwiye ngo no mu rugo rwawe nawe urarwana usimba abonye se twigendere cyoko utabawe na pari izina ry'Imana ryabamfunze kubera wowe kandi n'ubundi naho bigiye nanjye sindashirwa reka ntuze mpamagare kuri telefone nimutisanga ahubwo muhe mwambara akamambiriza umoja burya amarira y'umugabo atemba ajya mu nda kandi inkovu zayo zimenwa na nyirayo twarakundanye ankunda nacyo nzanye bati ibintu ntibishakwa nuko twemeranya kuba sibyakomeje kuko kw'iminsi ihita nawe nabona gahinduka sinyimenye uwo kwizera imvugo se nuko amfata mu bashuti be nuko anyubaha mbona bitandukanye n'uwo narinzi imbere sinyifite umwanya wo kukwitaho hari ababihemberwa kukwitaho icyo uzakenera uzacyaka umuboyi nuko yahoraga ambwira yambereye icyanzu yambereye icyanzu uwo yita umuboyi niwe wambereye icyanzu yambereye icyanzu yambereye icyanzu uwo yita umuboyi niwe wanyumvaga sinzi niba ibi ari amahano gusa uwo yita umuboyi ndumva ndi kumukunda niwe unyitaho gusa bikora nk'akazi ndanabibona ko yabifata nabi yabifata nko gusenyera uwamuhaga umugati gusa uwo twabanye we imvugo se nuko amfata mu bashuti be nuko anyubaha mbona bitandukanye n'uwo narinzi imbere sinyifite umwanya wo kukwitaho hari ababihemberwa
nibagirwa kukwita icyo uzakenera uzacyaka umuboyi nuko yahoraga ambwira yambereye icyanzu yambereye icyanzu uwo yita umuboyi niwe wambereye icyanzu yambereye icyanzu yambereye icyanzu uwo yita umuboyi niwe wanyumvaga